Friends ndabasuhuje. Ubushize mvuga kuri ino application nayivuzeho uburyo babikuza n'ubwa mbere nyivugo nayivuzeho nyibereka. Uburyo babikuza nabigishije uburyo uyakura amafaranga ukayashyira kuri wallet nka OKX cyangwa se izindi wallet zo kuri Binance ndetse n'izindi na Trust Wallet n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero abantu benshi bakomeje kumbaza bati warabitweretse yego turabibona ko binakora n'amafaranga ariho kuyakorera birakunda, ariko se watweretse uburyo bakora task. Abantu benshi gukora amatask ntago bibakundira, birabananira cyane sinzi impamvu, ariko uno munsi nari nakoze na TikTok account nzajya nyuzaho uko bakora amatask, ariko nabonye abantu benshi batari kurushaho gusobanukirwa neza. Niyo mpamvu ino video nyikoze ngira ngo mbereke uko bakoraho task kuri ino application, ari nabwo buryo bwo gukoreramo amafaranga kuri ino application. Nkuko muyibona rero murabona amatask menshi, nako ni amatask yose, ntago ari amatask menshi akorerwaho amafaranga mu madolari. Iyi application ntago ari nka za application zimwe ubona ngo ni ama points, ngo uri gukoranga ama points ugasaba points nk'igihumbi zirangana nk'aka kadolari, nk'aya madolari ari kuri ino task imwe gusa. Oya, iyi application yo ukora amafaranga yawe akaza ari mu madolari, ntago aza ngo ari mu ma points. Urumva ko iyi application ugereranyije n'izindi zose zo gukora amafaranga online ikora neza cyane. Kandi ndababwiza ukuri pe, iyi application muri application zose nakoresheje, application zose nakoresheje iyi ngiyi niyo iri efficient kuzirusha. Iyi application rero hari n'ikindi kintu ntababwiye, igira referral program. Igira referral program ukarifaringa abantu ukaba wakinjiza amadolari cyangwa se ni ibice by'amadolari, ariko nayo aba ari amafaranga. Nkuko mubibona iyo umuntu yinjiyeho yinjiye kuri referral bonus, referral code yawe ahabwa 10% byayo wamwinjijeho. Mbo rero reka nze mbereke uko bakora amatask maze mubashe gukora amafaranga. Ikindi kintu wenda nari nibagiye kubabwira, hari abantu bari kumbwira bati udufashe kubikuza kandi ndi kubibona ko amafaranga yo kubikuza ataragera. Nkuko mubibona hano mfiteho ibice amafaranga 0.2 kandi kubikuza minimum amafaranga make ya nyuma wabikuza ni 0.5. Nkuko mubibona hano amafaranga make ya nyuma yo kubikuza ni 0.5. Aya ngayo ni amafaranga 700 hafi 800 y'amanyarwanda. Mbo rero reka tubanze gutya maze kubereka amafaranga bemerewe kubikuza ni 0.5 niyo ya nyuma. Nkuko mubibona rero ngiye nk'ungubu ndi hafi kugera muri 1/2 kuko mfiteho 0.23. Ikindi nabamenyesha nuko ino application umunsi umwe wonyine wayihaye umwanya ari amafaranga ushobora kuyageza umunsi umwe. Nuko ngiye mfite akazi kenshi, mfite izindi application ndi kwigaho zirahari nyinshi, wenda nazo nazibereka. Hari nk'iyi yitwa Pounds App nayivuze ariko ndacyari kuyikoraho ubushakashatsi. Hari yitwa mCrypto, hari yitwa Honeygain, ngira ngo iyi Iwacu Soft yo nayivuzeho, ngira ngo wenda abantu mwenshi mwarabibonye yuko ifite ibibazo byinshi cyane. Mujye musoma na comments kugira ngo mubashe gusobanukirwa application ukimeze. Nayivuzeho ndi kuyikoraho review, ngira ngo ubwo mwarayibonye, wabonye bishoboka ko ayikoresha yarayikoresheje. Mbo rero reka mbereke uko bakora task hano muri Jump Task. Uko bakora amatask, ngira murabona amafaranga arimo menshi, harimo amatask afite amafaranga nk'izi zo kureba video kuri YouTube zifite 0.02. ngira murabona ko zuziyeho ari nyinshi. Hari n'izo gusacinga. Noneho ikintu cya mbere ukora, murabona gutya turi muri application. Oya, ntabwo task yonyine uzajya ukora muri application, ujye ukoramo task yo guclaiminga daily reward. Iyi hano ubu ngiye nayicollectinze nayiclaiminze. Ikintu cyiza rero ujye ujya muri Chrome, Google Chrome cyangwa se browser yawe iyo ari yo yose ufite, aba ariho ubikorera. Uvuze ngo n'abafite iPhone mumbwira wenda ngo application ntabwo iri kuboneka kuri Apple Store, mujye mukoresha Google Chrome, n'ubundi niyo nziza mu gukora amatask. Nkuko mubibona rero, wenda reka nshake task nkora kugira ngo mbigishe uko bakora amatask.
noneho ikintu cya mbere uraza ukareba task runaka, reka turebe nk'iyi ya Binance, murabona igihembo ni amadolari 7 nk'uko bari kubivuga. Noneho uraza ukayikandaho task yawe. Noneho ikintu cya mbere cy'ingenzi mbere yo gukora task ni ano mabwiriza instructions y'ingenzi urayasoma. Barakubwira bati take offer, complete the sign up process. Barakubwira bati urakanda hano kuri take offer, numara gukandaho winjiremo, winjiye nyine muri ino Binance bwawe, bari kukubwira ku downloading application, nukanda hano kuri take offer niho barakudirectinga. Noneho bari kukubwira bati ikindi urakora ngo deposit money, urabitsa amafaranga kuri buy crypto and make fast spot trade. Iyo task rero ubonye utari buyikore, ubonye igoranye, uraza ugakanda hano ukayivaho. Noneho mwebwe nk'abantu banjye nyine, abantu muba mushaka task zoroheje, mujye mwikora nk'izi ngizi zo kureba ama video, nazo ntacyo zitwaye, zo gusacinga ibintu nk'ibyo. Noneho wenda reka dukore task yindi imwe yo kureba video kuri YouTube. Uburyo izi task zikorwa, urabona iyi ni task yo kureba video kuri YouTube, ndakoreraho amafaranga 0.01. Uraza uyikandeho nkuko muri kubibona, bari kuvuga bati new users only, take the offer. Take the offer no gukanda hano. Ikindi, aya mabwiriza nkuko nabibabwiye ni itegeko kuyasoma, urayasoma kugira ngo umenye ibyo uri bukore nyine. Noneho bari kukubwira bati nyuma yo gukanda take offer, urahita ujya muri YouTube, urasacingamo ijambo token matrix. Hakiri ijambo uri searchinze video baba bashaka ntiwayibona. Ibyiza bituza kuri ibyiza rya gatatu ugasoma, bakakubwira bati find a video called, uze gushaka video yitwa gutya. Iyi video rero kugira ngo uyigereho nuko urakopira ijambo ryose. Ijambo ryose, hari nubwo bakwereka thumbnail cyangwa se ifoto iri buze kuba iri kuri iyo video, ariko ibyiza ujye ukora task izi ngizi zirimo amagambo, uhite ukopiya iri jambo, ubwo niryo yaza gusacinga. Ikindi bari kukubwira bati watch it, urebe iyo video ku muvuduko wa 1, nurangiza ukande like, comment ntago zemewe. Ibyiza rero nkuko nabibabwiye, video ifite iminota nk'itanu kuzamura, ujye ureba byibuze umunota umwe ubuhagije, cyangwa se umunota n'igice. Noneho video imara umunota umwe yo kuyirangiza ntacyo bitwaye, wayirangiza. Noneho after watching, nyuma yo kureba iyo video, bari kukubwira bati click on the link next to jump task, uze gukanda link iriba iri muri description kugira ngo ubone reward yawe. Bakubwira bati akenshi ukande kuri link ya nyuma iri muri description. Naho ikintu tugiye gukora nyuma yo gusoma amabwiriza, uraza ukande kuri take the offer, ukandeho. Nyuma yo gukandaho rero kuri take offer, bahita bakuzana kuri YouTube, kuko task bahisemo ari ya YouTube nyine. None urahita upastingamo ya magambo wakopiye ngayo usacinge. Ubona ko iyi video ya mbere ihura neza n'aya magambo nayo nakopiye. Urahita uyikandaho rero uyirebe, nk'ubu ngiye murona nayo nanayirebye n'ubundi. Urabona nayo nayirebye iminota 3. Noneho ikindi, wenda muranyihanganira kuba nahisemo video narebye, ariko n'ubundi video yawe urayireba byibuza. Urabona njye nayo nayirebye iminota 3, wenda wogeze nko ku munota umwe ntacyo bitwaye. Ikindi wibuke gukora like yabo, wibuke gukanda hano kuri like yabo. Numara gukora like, ariko nta comment yemewe. No video numara kuyireba urasukanda hano kuri more kugira ubone description. Noneho rero hari description hano, ukandeho n'ubundi more, description yose ize, ushake link ya nyuma iri hasi. Hano hasi nayihari, ubwo tura link ya nyuma muri iki description. Ubu murabona gutya nta link irimo, ariko hari igihe bayiguhereza. Ubu gutya rero icyo ukora ni ugusubira inyuma kugeza ugahita usubira muri website yawe. Gutya task yawe bahita bayibona ko wayikoze. Ubundi ejo cyangwa se nyuma y'amasaha runaka hahita hajyaho rewards zawe zijyaho, ariko akenshi link hano hasi ibiriho iba ari iya nyuma kuri description. Ukandaho reward yawe bagahita bayirecordinga, nubwo hano itariho ariko akenshi n'ubundi bazishyiraho. Nitugaruka rero muri website yawe, ubundi ukarefreshinga
iyo umaze kurefreshinga reward yawe barayirikodinga yuko iraza kujyaho. Ubwo rero murabona harimo n'izindi task zo gufollowinga abantu kuri Twitter, nabwo nayinkanze kuri task itariyo, ubona nk'ingi yo gufollowinga, click follow button, ubundi ureba amapost. Urabona hano haranditse bati link your X Twitter, njye narabikoze, ubwo abantu mutarabilinkinga murabilinkinga, ukande click follow ubundi birangire. Kadutangire task rero turebe. Urabona ko offer completed successfully. Ubu gutya iyo wahuje ubundi X yawe na jump task bita byoroha kabisa. Urabona ko bahise bambwira ko offer nayirangije, ubu ira reward uhita wongera ukarefreshinga, ubu ngubu ira reward nayo iraza kujyaho. Ntabwo ihita ijyaho ako kanya, urategereza ikaza kujyaho. Komeza ugashaka task rero zirimo izi task rero muri kubona ntari kugira ntari gukoraho zifite amafaranga menshi nk'izi ngizi. Urabona nk'izi ngizi, iyi ngiyi ifite $1. Izi ni izi gusa kudownloadinga game ukayikina ukagera kuri level runaka. Ubishoboye nawe yajya downloadinga. Reba nk'iyi ngiyi nayo aba ari game ifite $12. Urabona nk'iyi ngiyi ifite $29. Ariko izi ngizi zimara igihe kinini kandi baguza amatask menshi. Biterwa rero na task ushaka, ariko ngiye izo nikorera nta nabari commendinga nizi zo gusacinga kuri Google no gusacinga kuri YouTube. Ndakeka uburyo gukora amatask busobanutse, noneho mugiye gukorera amafaranga muri jump task. Kora subscribe niba utarayikora. Video itaha nzaba ndi kuvuga ku buryo noneho uyakura kuri jump task agera kuri mobile money kuri momo yawe. Murakoze.